mwiriweho abapasitori dufatanyije mu butumwa bwiza bw'ubwami muri kino gihe cya nyuma muteraniye hariya Las Piramides mu iteraniro riyobowe na Neftali Diaz ndetse n'abapasitori bose bo mu gace k'amajyepfo muri Venezuela. Uyu munsi ku wa gatatu itariki 5 z'ukwa karindwi mwaka 2023 by'ukuri ni amahirwe n'umugisha kubatashya buri mwese buri mwebwe, ndetse mbifuriza imigisha myinshi ikomeye cyane Imana ifitiye iki gihe cya nyuma, ndetse nanabifuriza ko abasohoreraho buri mwese muri mwebwe n'insengero zanyu. Twebwe tubayeho mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose, ari nacyo gihe Imana izaba irimo isohorezamo, izaba irimo igaragarizamo amasezerano yose abura gusohora, ariyo agendanye n'iki gihe cya nyuma, umuzuko ndetse no guhindurwa kw'imibiri yacu. Ariko mbere yaho turabizi yuko agomba kuza igihe cy'imyiteguro, aricyo iki gihe cya nyuma, aricyo twebwe tubayemo. Kandi iki ni igihe aho abo bamarayika bazaba bari hagati y'itorero barimo bakora kugira ngo bazane burya kwitegura, burya myiteguro. Byose biri mu byanditswe kandi byose biri mu butumwa bwabwirijwe na Rev. William Branham, ndetse no mu butumwa twazaniwe n'umukundwa mwene data William Soto Santiago. Kandi nk'uko byahanuwe, uko neza neza niko bizaba birimo bisohora byose. Nuko rero amaso yacu tuyahange mu ijuru, ndetse Imana ikomeze dufungurire no gusobanukirwa ibyanditswe, n'amaso yacu yo mu mwuka bakanuye neza, kugira ngo tudacikwa na rimwe mu masezerano n'imigisha Imana ifitiye iki gihe cya nyuma. Uguhishurwa kw'iki kimenyetso cya karindwi aricyo kigenewe itorero, ku itorero ni ubwiru bwo kuza kwe. Naho ikimenyetso cya gatandatu ariyo myera ibiri ni kuri Isirayeli, ariyo mpanda ya karindwi kuri Isirayeli. Icyo ni nacyo kimenyetso cya karindwi ku itorero. Ukuza k'umwami ku itorero ni Mose na Eliya ku bwoko bw'Abaheburayo. Byose biroroheje cyane, kandi Imana uko byose bisohoza mu buryo bworoheje, mu buryo buciye bugufi, ubwo bwiru bwose mu gihe butarahishurwa mu buryo bworohejemo, urumva amaso n'abadakanuye, urumva abantu bamwe basitara. Urumva ni nk'uko marayika hari yabwiye Yohana, ndetse nk'uko marayika nanone yabwiye Branham ati ibi ntuzagire ubibwira, uko bizaba ari mu buryo bworoheje, mu buryo buciye bugufi, uburyo nitutaba amaso bizaducaho, bizaduca hejuru. Ni byiza cyane. Imana ikabamugisha, Imana ibarinde, mukomeze mugire umunsi mwiza usendereye imigisha y'Imana, kandi munahirize bene data bose bo mu nsengero zanyu. Imana ibamugisha, kandi urakoze cyane Neftali ubw'aya mahirwe munyemereye kugira yo kubohereza izi ntashyo. Imana ibamugisha.